ibintu abantu bashaka ni byinshi, ariko reka mbabwire ngo hari ibintu duhabwa nuko dufite umwuka wera w'Imana. Umumaro w'umuntu w'Imana ni uwuhe? Umuntu ufite uwo mwuka wera w'Imana. Soma izo nkuru hano muri iki gitabo cy'Abami, urasanga agarutse, kuko Eliya amaze kugenda, abana b'abahanuzi bakomeje kwitegera Elisa. Baravuga bati se kuwa mwambukije agiye, kuwo yari yishingikirijeho agiye, amaherezo araba yahe? Elisa agarutse afata wa mwitero arawuzinga, arangije awukubita ku mazi, awukubita kuri Yorodani, aravuga ngo Imana ya Eliya irihe? Nawe yari arimo testinga kugira ngo arebe ko ya mavuta yagarukanye nawe. Nuko arangije agiye kubonabona Yorodani icitsemo kabiri, aragaruka. Ngeze aho nashaka kujya tuvuga. Ararura, arakarata, arica, ntameze neza. Baramubwira bati dufite ikibazo cy'amazi. Elisa kuko yaraje ari mu mwuka wera w'Imana, kuba uri mu mwuka wera w'Imana ugomba no kuba igisubizo. Ni ibintu bigendana, ugomba kuba igisubizo. Kuba uri mu mwuka wera w'Imana, umudugudu ubamo, ahantu utuye, umurenge ubamo, akagari uturamo, akaba nta muntu urabera igisubizo, uzasuzume neza. Ariko umumaro w'umuntu w'Imana uri mu mwuka wera w'Imana, akemura ibibazo. Hari ibisubizo, abera igisubizo abari bafite ibibazo. Yes, reka mashimira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano ku Izabisoza TV. Imana y'amahoro ibaho umugisha, ibishimire, ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu iba. Nkunze kuvuga ngo Imana yo mu ijuru izi kureba abagizi ba neza ibarebe neza. Nkunze kuvuga ngo Imana yo mu ijuru ibahe iby'imitima yanyu yifuza, ariko bijyanye no gukiranuka. N'izabisoza TV. Ni warakoze subscribe, turagushima. Imana y'amahoro ikwishimire kandi udufasha gukora umurimo neza. Ikiruta byose nyabona mujye mwibuka mushyire muri comment, mutubwire muti pasiteri ikintu mwakongeramo ni iki, umunyamakuru ikintu yakongeramo ni iki, n'umubwirizabutumwa cyangwa se uwateguye inyigisho y'uwo munsi ni iki yakongeramo. Yego mwabyumvise neza. Rero twakiye umushumba wacu, kandi reka nzakavuga ikindi gihe. Muraho neza mushumba? Amahoro y'Imana n'abana namwe kandi muhorane. Ari umuntu agiye avuga ati nkuko bisanzwe iteka. Mu byo bagerageza gukora byose bikiranuka, Imana ijye ibabahera umugisha. Ntabwo nabarwanya kuko ni abantu beza, ni abantu beza. Nubwo ntagiyeyo, ntakuriyeyo, ariko nkunda liturujia yawe. Liturujia nziza cyane. Ira gahunda imeze neza cyane. Imana ibaho umugisha. Amen. Yego, nakiye abantu bari iburengerazuba, Burasirazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru mu mujyi wa Kigali ntara gatandatu y'abadiaspora. Nakiye abantu badukurikira kuri kamera bakareba ikiganiro tuba twashizeho cyangwa se igisho tuba twashizeho, bagahera kuri nakira umubwirizabutumwa cyangwa se umubwirizabutumwa ari wo wiyakiye akanatanga rivuga butumwa ry'uwo munsi. Imana y'amahoro ibaho umugisha. No kuri muri abantu beza kuko mufasha twebwe, ni muduha courage yo gukomeza gukora ibyiza ndetse biruseho. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Nshimira umuntu ukora like akavuga ati iki kiganiro ndagikunze, ahubwo icyagira ngo hasohoke ikindi mu gihe gitoya. Imana y'amahoro iguha umugisha. Rero hamwe n'ibyo tugiye gusaba umushumba adutambire igitambo cy'isengesho kugira ngo dutangire ikiganiro, atukorere no mu gaseke, atubwire icyo Umwami Imana amutumye kuri kamera za Izabisoza TV. Ikaze mushumba. Murakoze cyane. Reka dusenge. Mana y'amahoro, Imana yo kwizerwa, turagushimiye. Tunejejwe n'uyu mwanya uduhaye kugira ngo iminwa yacu ivuge neza yawe no kugira neza kwawe. Yobu niwe wabivuze, aravuga ngo icyo nzi nuko umwuka mpumeka ari Uwiteka uwumpa. Dutambye ibitambo by'amashimwe by'uko turi amahoro. Tugushimiye ko duhaye impagarike, duhaye ubugingo, turabigushimiye. Uyu mwanya rero turasabye kugira ngo ubane natwe nkuko wabyemeye ko tukubera akanwa. Turasabye kugira ngo tuvuge kandi tuvugishijwe nawe. Abategeye amatwi kumva habonekemo icyahembura ubugingo bwabo. Ndabizi neza ko ijambo ryawe ari umuti uvura. Mwanditsi umwe yaranditse aravuga ngo iryo jambo rimeze nk'umutsima utera imbaraga.
ndasabye kugira ngo abari bashonje bahazwe n'iri jambo mu izina rya Yesu. Iri jambo kandi umwanditsi umwe yarongeye arabyandika aravuga ngo rimeze nk'itabaza rimurikira ibirenge. Ndasabye kugira ngo ahari habuditse umwijima, ari hacuze umwijima, haboneka inzira kubwira ijambo mu izina rya Yesu. Bana natwe turasenze kugira ngo udushyigikire kandi ijambo ryawe rigira ububasha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Turabashimiye kandi na mwene data Emmanuel dukunda gukorana muri ibi biganiro, uduhaye uyu mwanya turamushimiye. Imana y'amahoro imuhe umugisha cyane cyane, abikora yitanze kandi abikora nk'umuhamagaro, kandi Bibiliya iravuga ngo abantu bakora babikunze ntibazabura kugororerwa. Natekereje ko twaganira uyu munsi, maze iminsi senga Imana, nuko Imana ishyira ku mutima aya magambo. Ndashaka ko tuganira ku ijambo cyangwa se ku nsanganyamatsiko ivuga ngo umumaro w'umuntu w'Imana uri mu mwuka w'Imana. Umumaro w'umuntu w'Imana uri mu mwuka w'Imana. Kuba umuntu ari mu mwuka w'Imana hari itandukaniro ki cyangwa hari karusho ki ku muntu utari mu mwuka w'Imana? Turaza gusoma ijambo ry'Imana. Turi buze kwifashisha ijambo riri mu gitabo cy'Abami, igitabo cya kabiri cy'iby'Abami. Turaza gusoma mu bice 4, turahera ku murongo waho wa mbere. Kadusome icyo hatubwira. Haranditse ngo bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko umugaragu wawe yubahaga Uwiteka, none umwishyuza araje arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Elisa aramubaza ati none se ugirire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo k'utuvuta. Aramubwira ati genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike, maze winjirane mu nzu n'abana bawe ukinge utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Nuko amusigaho yinjirana n'abana be mu nzu arakinga. Bamuzanira ibyo bintu asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura abwira umuhungu we ati ongera unzanire ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ndashatse ko tuganira kuri aya magambo twifashishije izi nkuru, mbibutse ko tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko cyangwa intego ivuga ngo umumaro w'umuntu w'Imana uri mu mwuka w'Imana. Izi nkuru ni iz'umuhanuzi w'Uwiteka witwaga Elisa. Elisa yabaye umugaragu cyangwa se yabaye yakoranye na Eliya, bakorana iminsi myinshi mu muhamagaro wa Eliya. Hanyuma igihe kiza kugera ko Eliya agera igihe cyo gusoza imirimo ye ku isi ngo Imana imwimure nk'uko urugendo rwa Eliya rwasoje. Agera igihe abwira Elisa, aramubwira ngo ndakwinginze sigara hano. Yagiye amubwira ahantu hatandukanye, yagiye amubwira i Beteli, amubwira i Gerugari, amubwira n'ahandi no kuri Yorodani. Aramubwira ngo sigara. Amubwiye ngo asigare, undi nawe yari yahishuriwe ko agiye kumukurwaho. Arangije akamubwira ngo nkurahiye Uwiteka n'ubugingo bwawe bwose sinsigara. Hari impamvu yatumaga Elisa adashaka gukurwaho Eliya.
hari ubuzima Elisa yabayemo yumvaga adashaka gutandukana nabwo. Eliya akomeza amubwira ngo sigara aha. Hari n'aho bageze, ndashimira Imana ko yanteye iteka izo ngendo bagenze mu minsi yashize. Twasuye Isiraheli, twashoboye kugera aho ngaho, twageze Beteli, twageze Gerugari, twageze ahantu hatandukanye. Arangije barimo bakomeza kugenda, abana b'abahanuzi batangira Elisa, baramubwira batari ko kuri mugenda, kuri mukomeza urugendo, aho wamenye ko shobuja agiye kugukurwaho. Elisa aramubwira ngo nabimenye, ariko nimwicecekere, nimuceceke, nabimenye. Elisa naramukunze cyane, akomezanya urugendo na Eliya, barinda ubwo bagera kuri Yorodani. Bageze kuri Yorodani, Eliya aramubwira ngo ndakwinginze Uwiteka ntumye hakurya hariya, ndakwinginze sigara hakuno ya Yorodani. Elisa aramubwira ngo erega sinsigara, nkurahiye Uwiteka n'ubugingo bwawe bwose sinsigara. Nuko Eliya abona ko yamaramaje kugendana nawe, aramaramaza. Arangije afata umwitero awukubita amazi aragabanyuka, icikamo kabiri, barambuka baragenda. Bageze hakurya nibwo Eliya yamubwije ukuri, aramwerurira kuko yabonaga ko yamunambyeho, yamutitirije. Aramubwira ati noneho rero ngiye kugukurwaho, noneho ndabikwibwiriye. Aramubwira ngo ariko singenda ntacyo nguhaye, singenda ntacyo ngusigiye, nsaba icyo ushaka cyose nyiguhe ntaragukurwaho. Elisa yarebye icyo asaba Eliya, ariko asanga ubuzima bwose bwa Eliya, asanga ibyo Eliya atunze byose n'umwuka wera w'Imana afite. Haleluya. Hari ibintu duhabwa n'amavuta, tudahabwa na gakondo, tudahabwa n'amashuri twize, tudahabwa n'ubutunzi dufite, ahubwo duhabwa n'umwuka wera w'Imana uturimo. Hari ibintu amavuta atanga. Abantu benshi barimo barashaka icyubahiro, kandi icyubahiro rwose hari igihe umuntu agihatanira akagiharanira. Hari umuntu wanangaje mu minsi yashize, umugabo we ni umushumba, bamwita dadi. Noneho bari kumwita dadi, umudamu we ntibamwita mami. arangije araburana, aravuga none se ngo kuki mutware mumwita dadi ngo gende mugite mami? Yes, nibyo koko, ariko buriya hari n'impamvu umutware we bamwita dadi. ntabwo ababyeyi bose tubita ba dadi, tubita kandi bashumba. Reka nongere mbabwire, muri abashumba bagenzi banjye, icyo aba bantu badukundiye, icyo aba bantu gituma batwubahira ibyo tubakorera. Ntabwo batwubahira ibyo turi byo, batwubahira icyo tubakorera. So reka nikomereze, icyubahiro wahawe n'amavuta ntawe ukikwaka. Icyubahiro wishakiye ubwawe kirashira. Hari umushumba umwe mu bashumba b'iwacu, yari revera. Hanyuma umukristo umwe araza aramubwira ngo muraho pasite. Ndahita amubwira ngo tiya na revera, ngo revera ni ya mama wako. Amubwira ngo shyiraho na revera, ngo revera si rya mama wawe. So hari ukuntu abantu bagishaka bakiyegereza, ariko Bibiliya itanga amakuru neza, iravuga ngo abantu bashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora, Imana izabitura n'ubugingo buhoraho. Niba ushaka icyubahiro, niba ushaka kubahwa, bishakishe gukora ibyiza uzubaho. Amavuta atanga icyubahiro wahawe n'amavuta ntawe ukikunyaga.
si icyubahiro gusa n'ubwiza nabwo. Ndimo ndabona abantu barimo barashakisha, bari muri za make-up n'ibindi, ubwo ni ubwiza bugaragara ariko bushira, ariko ubwiza Imana yaguhaye, haleluya, ubwiza Imana iguhaye, igikundiro Imana iguhaye, ntawe ukikunyaga. Icyo uheshejwe n'umwuka wera, icyo uheshejwe n'amavuta y'Imana uhagazemo, nta muntu ukikwaka. Abantu bifuza kuvugana nawe, abantu bifuza kuganira nawe, abantu bifuza gusengana nawe kubw'amavuta y'Imana. Reka ngarukira aho ngaho no kuvuga byinshi, kuko hari n'ibindi ibintu abantu bashaka ni byinshi, ariko reka mbabwire ngo hari ibintu duhabwa nuko dufite umwuka wera w'Imana. Umumaro w'umuntu w'Imana ni uwuhe? Umuntu ufite uwo mwuka wera w'Imana. Elisa yitegereza Eliya, asanga ibyo afite byose, ibyo yagezeho byose, agaciro afite, icyubahiro yahawe, ubutunzi afite, ibintu byose yabihawe nuko yari ari mu mwuka wera w'Imana. Elisa arangije abwira Eliya, aramubwira ngo ndagusabye mpa imigabane 2 yo ku mwuka wawe. Eliya yari umunyabwenge, Elisa yari umunyabwenge, kuko yari azi ko Elisa hari aho yageze agateba, akanamuka, agacika intege. Murabyibuka inkuru za Yezebeli, igihe yirukanka ajya kwiyahura munsi y'igiti cy'umurote, aravuga ati njye sinshaka kuzagwa aho yaguye, ndasaba imigabane 2 y'umwuka wera uri muri Eliya. Eliya aramubwira ngo nsabye ibikomeye, ngo ariko ukomeze untumbire. Nukomeza kuntumbira ukambona ngo ukurwaho, ibyo usabye urabibona. Elisa aratumbira, kuko icyo yashakaga yari akizi. Iyo icyo ushaka ukizi, wihanganira souffrance yose iri mu nzira yo kukigeraho. Elisa atumbira Eliya. Nuko Eliya arazamuka muri serwakira, arangije amumanurira umwitero. Elisa arangije aratumbira, atwara umwitero. Uwo mwitero wagarutsemo imbaraga nyinshi, wagarutsemo umwuka wera n'amavuta byari muri Eliya, ndetse byikubye inshuro 2. Elisa agira ngo atestinge ko byakunze, muze gusoma izo nkuru hano muri iki gitabo cy'Abami, urasanga agarutse, kuko Eliya amaze kugenda, abana b'abahanuzi bakomeje kwitegera Elisa, baravuga bati se kuwa mwambukije agiye, kuwo yari yishingikirijeho agiye, amaherezo araba yahe? Elisa agarutse, afata wa mwitero, arawuzinga, arangije awukubita ku mazi, awukubita kuri Yorodani, aravuga ngo Imana ya Eliya irihe? Nawe yari arimo testinga kugira ngo arebe ko yamavuta yagarukanye nawe. Nuko arangije agiye kubonabona Yorodani icitsemo 2, aragaruka. Ngeze aho nashaka kujya utuvuga. Uwo Elisa ugarutse, Elisa wari umugaragu wa Eliya, Elisa utari afite amavuta nk'ayo Eliya yari afite, noneho agarukanye umwuka w'Imana inshuro 2 by'ibyari muri Eliya. Umumaro wa Elisa urabuwuye. Umumaro w'umuntu w'Imana uri mu mwuka wera w'Imana ni uwuye. Ntabwo umumaro w'umuntu w'Imana, ko umuntu ari mu mwuka w'Imana, ntabwo umumaro we, ntabwo icyo tumukeneyeho cyane ari ukuvuga indimi nyinshi. Pawulo yaranavuze ngo nuzivuga cyane udafite no kuzisobanura, icyaba ngombwa nuko wabireka ugacecekera mu iteraniro. Ariko ntabwo umumaro w'umuntu w'Imana ari uguhanura kenshi, ntabwo umumaro w'umuntu w'Imana ari ukuvuga indimi, ahubwo hari umumaro w'umuntu w'Imana uri mu mwuka w'Imana. Elisa akimara kwambuka Yorodani, yahise akubitana mu bice 2, murongo wa 19. Muze kuhasoma igitabo cya 2 cy'Iby'Abami, ibice 2 umurongo wa 19. Bahise baza baramusanganira, cyane ko n'abana b'abahanuzi bari bamwitegeye. Bahise bavuga ngo burya koko ngo umwuka wari muri Eliya ugarutse muri Elisa. Bahita bamusanganira rero. Bamusanganiye bamubwira ibibazo, baramubwira bati ukureba uyu mudugudu ni mwiza, urasa neza, urawubona nawe uratoshye,
ariko amazi yo muri uyu mudugudu ararura, arakarata, arica, ntameze neza. Baramubwira bati dufite ikibazo cy'amazi. Elisa kuko yaraje ari mu mwuka wera w'Imana, kuba uri mu mwuka wera w'Imana ugomba no kuba igisubizo. Ni ibintu bigendana, ugomba kuba igisubizo. Kuba uri mu mwuka wera w'Imana, umudugudu ubamo, ahantu utuye, umurenge ubamo, akagari uturamo, akaba nta muntu urabera igisubizo, uzasuzume neza. Ariko umumaro w'umuntu w'Imana uri mu mwuka wera w'Imana akemura ibibazo. Hari ibisubizo, abera igisubizo abari bafite ibibazo. Elisa arangije aravuga ngo nimunzanire imperezo nshya. Arangije ashyiramo umunyu, ajyana ku isoko, arangije awushyiramo. Uhereye uwo munsi, Bibiliya iravuga ngo na bugingo n'ubu, uhereye uwo munsi amazi yaruraga aba mazima, abantu bagubwa neza, igihugu kiba cyiza, kubera ko hajemo umuntu w'Imana uri mu mwuka wera w'Imana. Ntabwo ari icyo gusa, aho twasomye Elisa yageze ahandi. Tutaragera aho Elisa yageze, turagera aho yasanze hari ikibazo. Hari abamusuzuguye. Umuntu uri mu mwuka wera w'Imana, ayo mavuta afite ubwayo amubera nk'upira gato. Elisa ageze muri uyu mudugudu, ahasanga ikindi kibazo. Ikibazo yahasanze ikibazo cy'uyu mubyeyi, cy'uyu mudamu w'umukozi w'Imana. Aramubwira ati databuja, mugaragu wawe umuhanuzi w'Imana yarapfuye. Urabizi ko yari umuhanuzi w'Imana, ariko nyuma yo gupfa yapfuye dusigaranye ideni. Dukeneye abantu b'Imana babera igisubizo abandi. Nasomye ijambo muri Filimoni ejo bundi rivuga ngo bibe bityo mwene data, ubonemo umumaro mu mwami wacu, unduhura umutima muri Kristo Yesu. Dukeneye abantu baruhura imitima, dukeneye abantu babera igisubizo abandi. Sinzi icyo navugaho, ariko umwuka wera amfashe aze kwigisha, atwigisha iby'iri jambo. Umuntu w'Imana uri mu mwuka wera w'Imana abera umuti, abera igisubizo abandi. Arangije aramubwira ati none dore umwishyuza araje, arashaka gutwara abana banjye, ashaka gutwara abana b'abahungu ngo ajye kubagira ingwate. Elisa arangije aramubaza ati none se ufite iki? Aramubwira ati umugaragu we ntacyo mfite, ariko mfite utuvuta dukeya mu gaherezo. Aramubwira ngo genda utire ibibindi, hanyuma numara gutira ibibindi wikingirane mu nzu usuke mu utwo tuvuta. Tugeze aha yaramubwiye ngo ariko ntutire bike. Kuri iki kintu cyo gutira ibintu, cyo gutira ibyo ashyiramo, aha narahageze ndahatinda. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo mubane neza n'abantu bose amahoro. Ntabwo uzajya gutira, mbega ingano y'ibyo uzatira izangana n'abo mubana. Umubano ubanye n'abantu niyo ngano izahana n'ibyo bazagutiza. Ntabwo wajya gutira ahantu mutabanye neza. Murwanye iruhande, mubane n'abantu bose amahoro, kugira ngo muzabone aho mutira ibibindi, kugira ngo muzabone aho mutira, kugira ngo amavuta yanyu azaguke, amavuta yanyu azabe menshi, azaba menshi bitewe n'imibanire ubanye na bene data. Aragenda atira ibibindi, amaze gutira asukamo. Asutsemo ngo biruzura, ngo aragumya arasukamo, kimwe kikuzura, ngo ageze aho ngo birarangira birashira. Araza abwira Elisa, aramubwira ngo byashize. Aramubwira ngo ugenda ugurishe ukemura ikibazo wari ufite. Narindi ku ijambo rivuga ngo umumaro w'umuntu w'Imana uri mu mwuka wera w'Imana. Umuntu w'Imana uri mu mwuka wera w'Imana, umumaro wa mbere ukomeye abera abandi igisubizo. Uze kwireba, uze kugenzura, wibaze ngo mbese mu buzima bwanjye ni mbereye abandi bantu igisubizo gute?
Bibiliya iravuga ngo umuvandimwe aberaho gukura abandi mu makuba, ndetse ugomba kuba inyunganizi ya bene so, ukaba igisubizo, ukabera abandi bantu igisubizo. Mu minsi yashize ngira ngo iba ari kuri za Bisoza nabivuze, narababwiye ngo ineza ntipfa kandi n'inabi ntabwo ipfa. Birakwiye ko tuba impumuro nziza, tuba icyitegererezo cy'imirimo myiza. Abantu bari kuvuga ahantu hanze barimo baravuga n'ibyo koko abantu bazi kuvuga baravuga, ariko igihe tugezemo dukeneye ko tuba icyitegererezo cy'imirimo myiza. Igihe kirageze kugira ngo tuvuge make dukore cyane, tubere abandi inyunganizi, imirimo yacu ivuge, urukundo rutame. Ni nacyo kizatuma Yesu yaravuze ngo nicyo bazabamenyeraho ko muri abigishwa nyakuri. Kubwiriza cyane ni byiza, guhanura cyane ni byiza, ariko harageze kugira ngo tubere abantu inyunganizi, twomora ibikomere by'imitima y'abantu. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Ntabwo ndibuze gukomeza byinshi, nari ndimo mbabwira ngo hari umumaro w'umuntu w'Imana uri mu mwuka wera w'Imana. Ntabwo ari ugutunga umwuka wera w'Imana gusa wo kujyana mu rusengero, ni ugutunga umwuka wera w'Imana ugirira abandi bantu umumaro, ubera abandi bantu igisubizo. Hari umumaro w'umuntu w'Imana uri mu mwuka wera w'Imana. Twabonye ko Elisa icyagaragaje ko umwuka wera w'Imana wagarukanye nawe nuko yahise abera abandi igisubizo, yabereye abanyamudugudu igisubizo. Ari naho yagiye asanga imboga zarozwe. Uwo nawe ni umuhanuzi w'Imana wari mu mwuka wera w'Imana. Imboga zarozwe na Eliya nuko byamugendekeye, nawe yari igisubizo cy'abantu. Aho uzasanga abantu babaga barahamagawe, baratoranijwe, baberaga abandi igisubizo. Birakwiye ko umukozi w'Imana, muhanuzi w'Imana uba igisubizo cy'abandi, ndetse uhereye aho ngaho uri, abantu babone ko bafite umuntu, babone ko bafite umuntu w'umumaro aho hafi. Nakwifurizaga kuba umuntu w'Imana uri mu mwuka wera w'Imana, ufitiye umumaro, ubereye igisubizo abantu benshi. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Kadusenga Imana, kadusengane. Imana idusukeho umwuka wera mwinshi, ariko uwo mwuka wera idusutseho ubera igisubizo abandi. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko ushimye kwiba bisohora mu matwi yacu. Turasabye kugira ngo umwuka wera waduhaye, waravuze ngo uwo mwuka wera naza azatsinda ab'isi, abemeza iby'ibyaha byabo, ariko waravuze ngo tuzakora kubw'uwo mwuka, tuzakora n'ibirenze n'ibyo wakoze. Turasabye kugira ngo abo uhagurukije muri iki gihe, abo uhaye umwuka wera wawe, bashobore kubera igisubizo abantu benshi, bashobore kubera igisubizo umudugudu, babere igisubizo akarere batuyemo, babere igisubizo igihugu, kuko birakwiye. Waravuze ngo nabona n'umwe uhagarara mu cyuho nakiza igihugu. Turasabye kugira ngo uhagurutse benshi kandi b'umumaro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.